Daragite. Namutse Makuru. nasanzwe. Hari amakuru twabonye. Yego. Avuga ko mu kigo hari umwana ushobora kuba yarabyaye. Yego. Afite imyaka 16. Oya, afite 20. Afite 20. Yego. Yabyariye mu kigo. Yabyaye nijoro. Nijoro ryakeye. Yego. Abavugaga se bashobora kuba hari ibindi bibazo byarabyaye. Oya, ahubwo yari yakoze twige bisanzwe. Yego. Ahubwo yari yakoze ikizamini bisanzwe. Yego. Hanyuma bigeze nimugoroba bajya kuruhuka kugira ngo bategure twige ya nimugoroba. Yego. Noneho mu gufunga dorotwari we akwepa abantu na twise agira gute yihisha munsi y'igitanda. Yego. Ubwo nimugoroba ikigirangiye nibwo bagiye gukingura. Yego. Bakinguye abanyeshuri baza kutubwira ko ngo afite ikibazo cy'imihango. Yego. Duhamagara kwa muganga batuzana ambulance tuzi ngo ni imihango bagiye kugira gute bagiye kumufasha. Ubwo mu gihe muganga amaze kuhagera bamusohora mu ntuza muri dorotwari bamujyana mu cyumba cyihariye cy'umukobwa. Muganga atangira kumukurikirana niho abanyeshuri baje kutubwira bati hari indabo tubonye mu bintu bidasanzwe. Yego. Ubwo niho twatangiye kumenya noneho ko muri uko kubura muri etide ya nimugoroba ariho umwana yamubyaye akamugira gute akamushyira muri iyo ndobo. Nuko mukuru ameze. None se umwana ni muzima cyangwa byagaragara ko umwana yakuyemo nk'inda wenda yari kuze? Nge numva ari inda yavuyemo. Inda yavuyemo. Yego. Abari kuvuga ko n'uwo mwana w'umukobwa ashobora kuba yagize ikibazo kugeza amagingo ubuzima bwe buhagaze. Umukobwa yari ikibazo kiriya ngo nyuma. Yego. Ariko umuganga yamukoreye iby'ibanze iyo kivamo ayikuramo. Yego. Bamujyanye kwa muganga muri hopitali ku bitaro bya Kabaya umwana yamaze kugarura agatege. Yego. Ubu ari ku Kabaya kandi umudamu muriho atubuye ko yashoboye kurya ashoboye gutamira ibyo kurya. Mukimaro ariko urwo ruhinja rw'umukobwa amaze kwitaba Imana. Uruhinja rwo ruracyahari? Oya witabye Imana kuko uwo muganga yarujyanye amaze kutubwira ko bafuye. Mwamaze guhamagara iwabo? Umwana ababyeyi bamugezeho. Ababyeyi bamwamaze kubavuga? Twavuganye nabo. Okay. We nka deregiteri se ushinzwe noneho abanyeshuri ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri ubuzima bwabo bwa buri munsi. Wenda deregiteri ushobora kuba udahura n'abanyeshuri cyane ahubwo hari umushinzwe abanyeshuri biri mu nshingano ze. Uwo muntu we mwaba mwabasha kumuganiriza mukamubaza wenda yamubona gate mu minsi itandukanye? Uko navuganye nawe. Yego. Ambwira ko bamubonaga yahinduye statut ari kubyibuha. Yego. Ariko kubera araza ku gitanda cyo hejuru muri gitanda byo muri boarding hari cyo hasi n'icyo hejuru. Bakavuga batese ku muntu yamu ku gitanda cyo hejuru tukabona nta n'imirimo ya mu itorero guterura intebe mbese bakabona ubuzima nta mpinduka zihari. Batubona twatunguwe no kumva ko abyaye kandi mu minsi ishize yose atarigeze asaba uruhushya ngo agiye kwa muganga. Nta kimenyetso cy'intege nke yagaragaje. N'ayo makuru turi kugenda dukusanya. Murakeka se ko byibuze yaba yarishwe n'umuntu uba mu kigo cyangwa n'umuntu hanze y'ikigo? Nta kimugeze mu bimubazi? Ntabwo turashobora kuvugana ngo tumenye niba ari umuntu wo mu kigo, ariko hari amakuru y'ahantu mbonye y'uko mwitangira by'iki gihembwe. Yego. hari umusore umwarimu umwe mu bigisha hano. Yego. Yahuye na kuntu aturuka mu murenge wa Jomba, hari ahantu ugiye kugera ku murenge wa Jomba hari ikiraro. Yego. Ati namubonye ari kumwe n'umusore umuherekeje. Yego. Ari kumusezeraho. Ati ni byo nshaka ngo mbaha amakuru mumenye uwo musore wamuherekeje muri icyo gihe ni uwuhe. Uwo musore niwe cyakashobora kuba yari amaze kumubwira ko atwite, akaba yaramuherekeje amuzanye ari gutangira mu ishuri. Niyo makuru nayo mfashe mu kanwa. Mu bigaragara hari inzego za leta zishobora kuba zageza ku kigo yaba ari cyangwa polisi?
ntawe zirahagera ariko visi meya nashyiramuha mesaje nijoro na gitifu bavuze ko mu kanya saa 3 baraza kubiragirana n'abanyeshuri. Mu bigaragara wenda uyu mwana ashobora kuba yanaratewe wenda muri bwa buryo umwana ashobora kuza ku ishuri nahita agera mu kigo akabanza kunyura mu bageto y'abasore. Yego. Mu bigaragara indi umwana bigaragara ashobora kuba ataraterewe mu rugo niba kuko ari umuntu amubonye aherekeje uwo musore, ariko si noneho mwebwe n'ubwanyu nk'abayobozi umwana ageze mu kigo muraza gutangira gahunda yo kuzajya mureba niba umwana uje mu kigo mushobora gupima mumenye ko batwite cyangwa badatwite cyangwa biraza kugenda bite. Murakoze cyane rwose, icyo nanjye nakitekerejeho. Tuba turamutse dusabye inzego zibishinzwe bakatwemerera, nk'ubu abanyeshuri biga TVET bajya mu mastage, yego, kandi igihe bavuye muri stage turamutse tubereye uburenganzira twajya dufata nk'abo abanyeshuri tugahera kuri level level kuri level, abo mu wa gatanu, level ya gatanu nibo barangiza, tukabaheraho tukareba bakivayo no gutaha, mbere yo gutaha bajya mu kiruhuko nabo tukaba twabihereza uburenganzira, byabafasha. Yego. Kugeza amagingo mu cyumba cy'umukobwa ku kigo cyawe uyoboye n'ubwa mbere bibaye ku kigo cyawe cyangwa bisanzwe bibaho? N'ubwa mbere rwose. N'ubwa mbere bibaye mu myaka 20 ndi hano, n'ubwa mbere iyo kesi bayeho. Reka turebe ko twagerageza kuvugana n'izindi nzego turebe niba wenda dushobora kugera ku kigo. Yego. Ariko ndumva none se kurumva umwana ushobora kuba yaratewe inda hanze, ubwo uwo musore wenda uwo mwana kugira ngo yamenye amakuru y'uwo musore uwo ari we n'aho akora n'ibyariye. Yego. Sawa, murakoze. Reka ngusuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima, wowe uduteze amatwi kandi dukurikiye kuri Iris Rwanda TV, abari mu majyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba, by'umwihariko n'abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Ni amakuru yo kuri Iris Rwanda TV. Uyu munsi ni tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri, dore ko turi gusatira Marambabarira, ni tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu, dore ko turi gusatira ukwezi kwa kane. Ni amakuru rero navuga ngo abyutse acaracara muri iki gitondo, ndetse akaba ari n'amakuru ku munsi w'ejo yagiye hanze, ubwo bavugaga ngo umunyeshuri imyaka 16 muri ka Kigali yabyariye mu ishuri. Ibi rero bikaba byaje gukurikirwa n'ubundi n'umunyeshuri wiga muri TVET ya Kibisabo, cyangwa se TVET school yahoze yitwa EAVFO Kibisabo, iherereye hariya mu karere ka Nyabihu, aho bita muri Rambura. Nawo umunyeshuri w'umukobwa yabyariye muri dorotwari, umwana amuhisha mu ndobo. Mu kumuhisha mu ndobo niko gusanga umwana yashizemo umwuka. N'amakuru ngira ngo dutangirire hano mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Rambura, hariya hafi za Kibisabo. Akaba ari ishuri ryigisha ubworozi n'ubuhinzi ndetse n'amashyamba. Ni ishuri riherereye hafi na Gishwati, urubibi rwa Gishwati. Ni parike navuga, ni ishuri navuga ngo na ahantu hahora ubukonje, haba hadashyushye na gatoya. Hakwibazwa ati mbese hari gukorwa iki kiri gutuma abanyeshuri batwita muri ubu buryo kandi mu gihe kimwe, dore ko ejo nibwo hasakaye inkuru y'uyu munyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire ka Kigali riherereye mu karere ka Nyarugenge. Habaye igikorwa cyatunguranye nyuma y'uko umunyeshuri imyaka 16 wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye abyariye mu kigo cy'ishuri. Amakuru aturuka ku banyeshuri n'abarezi avuga ko iki gikorwa cyateje urujijo n'ihungabana rikomeye mu kigo, aho benshi batangaje ko nta wari uzi ko uwo mukobwa atwite kugeza ku munsi yabyariyeho. Umwe mu banyeshuri yabwiye Hanga dukesha inkuru ati, twese twatunguwe, nta muntu wari uzi ko atwite, byari nk'ibintu bitunguranye. N'ababyeyi b'uwo munyeshuri batangaje ko batari bazi iby'inda y'umwana wabo, ibintu byatumye hibazwa uburyo inda ishobora kumara amezi 9. Nta muntu ubitahuye ngo habeho ubufasha cyangwa ubwirinzi bukenewe. Hari ababyeyi n'abanyeshuri bagaragaje impungenge ku mikurire n'umutekano w'abanyeshuri, cyane cyane abakobwa b'ingimbi. Bibaza niba hari uburyo buhagije bwo kubakurikirana no kubarinda ibibazo nk'ibi.
hari kandi abakeka ko hashobora kuba harimo uruhare rw'umuntu mukuru, ndetse bamwe bagasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri kandi uwaba yaragize uruhare mu cyaha akabihanirwa. Umwe mu babyeyi yagize ati ntibyumvikana ukuntu umwana ashobora kugira aho abyara nta muntu ubimenya. Ubuyobozi bw'ishuri bugomba gusobanura icyo bukora mu kurinda abana. Cyakora ubuyobozi bw'ishuri ntiburagira icyo butangaza kuri iyi nkuru yahariye muri Kigali, ariko kimwe nakubwira byo nuko mu karere ka Nyabihu Kibisabo umuyobozi w'ishuri bwana Ntamugabo umwe Faustin avuze ati mu myaka 20 mbaze ndi umuyobozi w'ishuri cyangwa se ndi directeur, ntabwo ibintu byigeze bimbaho n'ubwa mbere bibayeho. Ati icyo twakoze cyose cyashobokaga, twahise duhamagara muganga n'ubundi butabazi bw'ibanze. Hano dushobora kubona ubutabazi bw'ibanze birumvikana inzego bwite za leta, yaba RIB, yaba polisi, yaba bameas, kugira ngo bakurikirane iki kibazo ndetse hakorwe n'iperereza kugira ngo hamenyekane uwa warateye umwana w'umukobwa inda kugeza ubwo abyariye muri dorotwari, dore yuko abandi ubwo bari muri etide bitegura ikizame cy'uyu munsi, we yakwepye abayobozi b'ikigo akaguma muri dorotwari, ari naho yaje kubyarira, ahubwo akamanza kubeshya ko ari imihango. Noneho nyuma aho nibwo abanyeshuri baje kubwira abayobozi yuko babonye ibintu bidasanzwe ntari buze gusubiramo mu ndobo kujya kuverifya no kureba, basanga ni uruhinja cyangwa se n'umwana. Bamwe ariko baza yuko inda yaba ari inda yari kuvamo, abandi bati ni uruhinja. Makuru arenzeho turaza kuyamenya mu masaha ari imbere, ubwo turaba tumaze kumenya inzego za polisi na RIB icyo ziri bubitangazeho. Uyu mwana w'umukobwa rero wabyaye akaba yahise yerekezwa mu bitaro bikuru bya Kabaya biherereye hariya muri Ngororero, akaba yajyanwe kugira ngo abashe kwitabwaho akurikiranwe n'abaganga, dore ko kuri uwo mugoroba ari nabwo batangiye kumukurikirana kugira ngo ataza kuba yagira ikindi kibazo, dore ko bavuga yuko inda yamuhitanye cyangwa se inda ngo hari inda biti ya nyuma, niba inda ya nyuma niba simbizi ko muraza kumfasha hasi muri comment. Ariyo ariko muganga kimara kuhagera bahamagaje na ambulance, muganga akamushyira ku ruhande akamwitaho. Muri uko kumwitaho ari nako yahise amwohereza ku bitaro, ariko avaho ngaho amaze gutangaza yuko uruhinja rwo rwamaze gushyiramo umwuka, umwana yamaze gupfa. Mu butumwa yasoje atambutsa Ntamugabo umwe Faustin yavuze yuko habaho izindi ngamba zikarishe cyane, ndetse abanyeshuri mbere yo kwinjira mu bigo bakajya bamanza gupimwa ngo barebe niba batabanye inda mu rugo iwabo. Ntawamenya rero uko bizagenda. Ngendi Mr Jean Ngugu kuri Iris Rwanda TV. Niba udukunda kandi ukundi ibyo dukora, kula subscribe, like, share na comment. Amakuru yacu n'ibiganiro bikomeze kukugeraho ku gihe. Ibindi ndabakunda kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ibihe byiza, murakoze cyane.